umuntu nguhagurukije nkubwa ni satana kugeza indushyi yarakurijije uti yarakubabaje uti joro ryose urarahagaritse umutima muza abantu barara bahagaritse imitima uko bangana muza abantu bahombye bagiye gukora kubwira umuntu uti satani yakwambitse inyatsi nibyo abantu bari gushaka ariko si Imana iri kubivuga kuko kubwira abahanuzi bakoze mistake bikabagaruka ntabwo uzanywe no gusenga pasiteri ahari adahari umwuka wera arahari ahari adahari Kristo arahari ahari adahari Imana irahari niba Imana ihari rero urayizi uzi uburyo yavunanye wowe ibyo uri buhanure urabivuga kuko wibereye mu yindi dimension ariko umuyobozi mu itorero ukenewe mu mbabarire ntabwo ari ukuvangirwa ntabwo ari umuhanuzi ukorera mu mwuka gusa n'abahanuzi rero bajya bavuna abanyamaboko bakiri mu ntambara ugasanga arwanyije itorero aririmo mbabwira abagabo muri Afurika no mu buryo buri politike bazize iterambere bashakaga gukora mbabwira undi warikoze se atuje neza abo bisha abandi ibyo byo nabihagararaho nkabisobanura kuko ubwinshi bw'amadini n'amakuba y'abakristo kubera iki ubundi amadini abereye iki menshi ushaka utaguhana ushaka utagutenga ushaka ukunda ingeso zawe ushaka ushima imyambarire yawe ushaka ukunda imyitwarire yawe koko nuko wabuze umushumba cyangwa ushaka uhuye n'irari ese ubundi ubwo umushumba uri gushaka uri kumushakisha iki ni amarangamutima cyangwa n'ubugingo buri kugutuma gushaka umuntu mufatikanya mu rugendo rujya mu ijuru Ijwi ry'Umukanguzi. Ndabasuje cyane inshuti zacu tubana hano umunsi ku wundi aho muherereye ku isi hose Imana ibaha umugisha mwagize neza kubana natwe guhitamo kubana natwe ni iby'agaciro kandi ngira ngo mwamaze kubibona ko ari iby'umumaro cyane cyane ko hano ducishaho ibintu byanze bikunze ku muntu ufite gahunda yo kubaho mu isi neza mu buryo bwiza ducishaho ibintu byakugirira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ndagushimiye cyane wowe wahisemo gukora subscribe kuri Umukanguzi TV ijwi ry'Umukanguzi ijwi ry'Umukanguzi ariko buri ijwi ry'Umukanguzi turakavugaho ijwi ry'Umukanguzi yego hanyuma no kuri Komera TV namwe tubahaye ikaze amen hanyuma nawe utarakora subscribe ntibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana urabugize neza muri ubu buzima bibaho ko uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka bikaba ukundi ni bya twese niba bitameze neza wihangana ukomere Umunyarwanda yaravuze ngo bucyana yandi abarundi ndabasuhuje cyane ni inshuti zacu nabo narababajije mwambwiye ko namwe ariko mu Kirundi bivuga buraca bucyana yandi mbaru bukeye yego hanyuma rero niba urwaye niba urwaje niba utarabona umwana ushobora kuba uri umushomeri ushobora kuba uri mu buzima butandukanye bitewe na hano ku isi nyine turi niko bimeze reka nkwihanganishe nkubwire ngo komera wizere Imana ibitameze neza uyu munsi ejo Imana ishobora kubikora bikagenda neza nkuko mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe n'umushumba asante turakwakiriye murakoze cyane nubwo ari mu rugo rwawe oya hano ntiyakiri mu rugo rwanjye ni mu rwa data ijambo ry'Imana rirambwira ngo inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka yari izina ry'Uwiteka natwe hano duhari kubw'iryo zina amen hanyuma hari abantu rero buriya basengeye telefone kugira bazibone hari warayiguzira ijoro Imana ishimwe ari n'uwo wamaze gushyiramo YouTube nona akaba ari ubwa mbere akubonye reka tubanze tumufashe gushimira Imana yemeye ko iyo telefone iboneka hanyuma kandi ubwo ari ubwa mbere tubonanye nitwa Anicet ndi umukristo ndi umubwirizabutumwa bwa Yesu Kristo mu buryo bw'ijambo ry'Imana cyangwa se mwihishurirwa rituruka muri iryo jambo yego hanyuma mbere y'ikindi bindi byose reka tubanze dusenge kandi abaringiye usenga Imana iguha umugisha Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye tugushimiye kurinda kwawe gukomeye tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi itambutse izina ryawe rishyirwe hejuru tugushimiye n'uyu mwanya uduhaye rero turasabye kugira ngo ubane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje ikiganiro mwami ntaba ari ubwenge bwacu ntaba ari amarangamutima yacu ahubwo ubwenge bw'Imana bari bwo bwuzuramo Mwuka Wera giherekeze
ndetse n'abazacyumva kizabagira umumaro, kibagira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bane natwe muri byose, satani kirogoya turamwirukanye, turamuheje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuko uri Imana ibikora kandi ukabikorera kwesha icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeye, urakoze Mana. Shimwa Yesu. Amen. Amen. Hanyuma umeze neza mbo uruhande rw'umubiri n'ubugingo. Mu bugingo turakomeye, mu mubiri ni rusange nta kitugeraho kitari ku bandi. Yego. Ariko kugira ngo wite ijwi ry'umukanguzi byavuye. Ijwi ry'umukanguzi ni iyerekwa, ni ihishurirwa Imana yaduhaye. Ntabwo tubisobanura mu buryo burambuye, reka tuminimize. Yego. Muribuka ko na Yohana yitwaga ijwi ry'urangururira mu butayu. Ninde warangururaga? Ni Kristo. Yohana akaba ijwi rye. Natwe rero turi ijwi rya Kristo. Ukangura ni Kristo, ko Bibiliya iravuga ngo nawe usinziriye kanguka kugira ngo Kristo abone uko akumurikira. Rero twabaye ijwi rya Kristo, tubwira abantu icyo Kristo yakababwiye, tugakora icyo yagakoze, bituma tuba ijwi rye. Abantu nabo nibemera kumva ibyo tuvuga mu izina rya Kristo bagakanguka, tuzabana amaso kugera ku munsi w'ijwi ry'Imana. Ni byiza cyane, ndasobanukiwe. Amen. Hanyuma uyu munsi rero ndifuza ko tuganira cyangwa se uganiriza abantu bakarushaho gusobanukirwa. Yego. Isi iragoye. Haba umuntu ukize ufite ibyo ibigaragarira amaso, haba ukennye. Hari igihe abantu banatekereza wenda uraza kubitubwiraho, hari ukuntu abantu bashobora kuba bagowe, ariko wenda nkaba hari umuruho woroshye n'ukomeye simbizi, uraza kutubwira. Hanyuma iyo rero urebye isi ukuntu imeze, haba boroheje abakomeye, buri muntu wese ubona na covid urabizi yaraje, twese twambika agapfukamunwa tujya mu nzu, ibyo n'amabanga wenda tutazi ariko byarabaye. Hanyuma rero usanga kubera ukuntu isi igoye, abantu bose baba bagerageza gushaka igisubizo cyabafasha kubaho borohewe cyangwa se bafite amahoro. Akenshi rero abantu bakunda kwizerera mu bapasitori, cyangwa se bakizerera nyine mu nsengero, akavuga ati ninjya hariya uzanarebe, hari igihe bakubwira bati tanga aya mafaranga, niyo waba usigariye aho ngaho ukayatanga, kuko baba bakwijeje ko biri buze kugenda neza. Bakaguha n'ingero ziri biblike. Hanyuma icyo nshaka kukubaza rero ni iki? Anise, ko usanga abantu rimwe na rimwe hari ibintu, hari resultat turi kugenda tubona, usanga abantu barizereye muri abo bapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana, uri kubona ubu ngubu biri gusa n'ibigenda bigaruka, ugasanga abantu benshi basa n'abavuga ko bari baribeshye. Urugero, ukumva hari abibye abandi, ukumva hari donc haba harimo utuntu tudukorosi twinshi. Icyo nshaka kukubaza rero ni iki? Ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora gushingiraho ahitamo pasiteri wamushumba akaba yizeye ko ari umukozi w'Imana? Ariko tutarageraho, ni ibibazo bibiri. Icya mbere, hari abapasiteri cyangwa se abo twakita abakozi b'Imana ariko baba bafite izina ry'uko bakorera Imana ariko bakorera Satani babaho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umuntu yahitamo ate? Yashingira kuki? Ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora gushingiraho ahitamo umushumba wamushumba muri ubu buzima? Murakoze, reka mbanze mbabwire ko abapasiteri batwita intama, cyangwa se twita abantu intama. Yego. Niba hari intama hari umwungeri, nimba hari uwo mwungeri hari n'urwuri. Yego. Uru rwuri rero twese turi intama muri rwo. Nubwo mutoranya abo twita abashumba ku bw'umuhamagaro, abandi tukabita abayobozi, ntabwo bari kutuyobora muri ya nzira tujyamo, batuyoboye muri ya asosiyasiyo duhuriyemo. Icyo mubanze muze kukinyumvamo. Utuyoboye muri ya nzira tujyamo ni uwayivuyemo akayinyuramo agasubirayo agashyika, ni Kristo Yesu. Yego. Kuko niba Bibiliya ivuga ngo azagaruka, hazagaruka uwari waje. Nibyo. Hagaruka uwari uhari. Yego. Ni ukuvuga ngo rero uwasoje uru rugendo niwe wenyine wo kurebererwaho. Icya kabiri, kugira ngo uhitemo umuntu
umuhitisha cyangwa umutoranya ukoresheje amahitamo yo kwizera kwawe. Izayi, njyewe mbere y'uko njya mu itorero nsengeramo bitari ngombwa kubatangariza, nabanje kuyoboka Kristo. Noneho abanyoboye sibo nayobotse, ahubwo nayobotse Kristo, nabo barayoboka. Noneho duhuye baratoranwa, batoranyirizwa kuyobora babayoboke, ariko sibo twayobotse. Ikintu gituma abantu batenguhwa cyangwa se babona ibihabanye n'ibyo bari bizereye muri ba bantu, ni uko ijuru baritekereje mu muntu, kandi ntabwo ariho ribonerwa. Pasiteri ni umuntu, indwara urwara arayirwara, icyaha wakora yagikora. Ni ukuvuga ngo wizereye muri Kristo, gucogora kwa pasiteri wowe wamubera imbaraga. Yacogoye ntabwo byakugusha, wamubera imbaraga nk'uko nawe waguye yakubera imbaraga. Ni ugufatana mu maboko muri uru rugendo rujya mu ijuru, kugira ngo rero utoranye umushumba nyawe. First of all, ni uko uza kuri uyu mushumba uzi ngo nzanywe n'iki. Ntabwo uzanywe no gusenga pasiteri. Ahari adahari umwuka wera arahari, ahari adahari Kristo arahari, ahari adahari Imana irahari. Niba Imana ihari rero, waje gufatikanya nawe mu rugendo rujya mu ijuru. Ubwo ni ukuvuga ngo wabanje kuyoboka Imana mbere yo kuyoboka urusengero, mbere yo kuyoboka idini, mbere yo kuyoboka imigenzo n'amahame n'imyizerere. Noneho biragufasha kureba ngo uyu muntu duhuje intego. Icyo nicyo wareberaho utoranyiriza. Ni bimwe navuze ngo uhitamo ushingiye ku mahitamo yawe. Niba muhuje intego yo kujya mu ijuru, uretse ko abakristo biyobagiza, hari abantu mu by'ukuri bakuyobora badakwiriye kukuyobora. Aho niho nshaka ko kandi wabibonye. Niba umupasiteri akuyoboye agukorakora, akakuyobora gusambanya, akakuyobora uzi neza ko ari umusinzi, akakuyobora akora ibikorwa atemerera mu ruhame, akabikorera mu ibanga, ni igisobanuro cy'uko uri kuzenguruka roundabout rompo, uri kuyizenguruka, ntufite aho uri kujya. Rompo burya haba amashami y'inzira nyinshi. Twebwe turakubona nk'umuntu wayobotse, ariko mu by'ukuri warayobye, kandi nawe urabizi. Niba hari ibikorwa uyu muntu nshobora kuza nkakubwira nti iki kintu ntitucyemera, amahame y'itorero reka nongereho uburyo babivuga ryanjye, amahame y'itorero ryanjye ntabyemera, ariko hirya yabyo nge nkabikora. Tuvugisha ukuri, ndacyakuri inyuma ngo ushaka hiki ko mu ntama zazimiye nawe uri intama yazimiye, ndashaka ngo unyobore hehe utaragera. Impamvu navuze ngo Kristo niwe wagezeyo, uru rugendo rujya mu ijuru tubwira abantu aho tutarajya. Sibyo? Noneho tukababwira iby'ejo tutaragera, kugira ngo nemere ko ibyo uri kumbwira by'ejo ari byo. Nuko ndeba umwifato wa none wawe. Uranyereka koko iby'ejo umbwira, ko iby'ejo umbwira ari byo. Uwo mwifato ngurebesha ibyanditswe byera. Niba ukoze igihabanye na Bibiliya, ese ni intege nkeya cyangwa niwo mwanzuro wafashe? Niba ari icyemezo wafashe, nkunda kubivuga, umuntu wayobeye mu ijambo ry'Imana, ndakubwiza ukuri, biragoye kumuyobora kuruta indege itagira pilot. Umuntu wayobeye mu ijambo ry'Imana akayoba, hari abantu bayoba babishaka. Ko dufite ibyago biteye ubwoba mu madini n'amatorero, bikomoka mu ntego z'abantu bashinze aya madini. Nibabwira ngo ni ibyago, mwumve ngo ni ibyago. Kuba amadini yarashinzwe menshi, ubwinshi bw'amadini ni amakuba y'abakristo. Ibyo byo nabihagararaho nkabisobanura, kuko ubwinshi bw'amadini ni amakuba y'abakristo. Kubera iki? Ubundi amadini abereye iki menshi? Ni ukutumvikana ko abayarimo. Nintumvikana nawe ndasohoka, mbyita umuhamagaro. None Izayi, ntumaze iminsi muri uyu murimo w'ivugabutumwa? Reka dutange urugero ku itorero nsengeramo rya ADEPR. Abantu basohotse bava muri ADEPR bakajya gushinga amatorero, amadini, bagiye bameranye neza n'imidugudu yabo. Abenshi reba buzi
bagiye bameranye neza naho basengeraga mu itorero. Abenshi babaga banzwe n'abashumba babo, babaga batenzwe, cyangwa se wenda akaba yagize niba nabyita amavuta, cyangwa se akaba afite imbaraga ziruta iza pasiteri. Ntabwo ari ukuziruta kuko nta mavuta aruta y'uko uyoboye abaho. Impano ya mbere ikomeye ni impano y'ubuyobozi, kuko niyo wasigura utugwa amavuta ntiruzigera rusumba. Reka nkubaze, wenda tuvuge n'urugero nk'umuntu araje arahanuye cyangwa se agasengera abantu, ukajya ubona rwose ari mu mbaraga, kandi pasiteri mu by'ukuri bitaba abantu biroroshye ko bahita bakurikira wa wundi. Itorero rero ni rinini, itorero ni rigari cyane. Hari umuhanuzi muri utagira responsibility, aho kugira umuhanuzi udafite responsibility nagira responsable udahanura. Ntago numvise. Hari umuhanuzi muri we udafite kuba yayobora, muri we nta buyobozi, utamugisha inama, cyakora yakwerekwa. Ashobora kukwerekwa ariko ntiwamugisha inama. Kubera iki zitamugisha? Yakerekwa ariko ntiyakuyobora. Urugero, ayo madini y'abo bahanuzi bose asoza nabi. Amadini y'abo bahanuzi muri bo batifitemo ubuyobozi asoza nabi. Tuyatunga agatoki? Yareka. Urakoze. Kuri komera nyine wabigize ibanga. Noneho ikindi cya kabiri, ubuhanuzi bwungura itorero ariko ntiburitunga. Hunguka umuntu washoye, niko Bibiliya ivuga. Ubuhanuzi bwungura itorero ariko ntabwo. Yes. None se kuki wahanuye? Wahanuriye banza utekereze. Organization yaho wahanuriye yari imeze ite? Urayizi, uzi uburyo yanavunanye. Urayizi, uzi uburyo yavunanye. Wowe ibyo uri buhanure urabivuga kuko wibereye mu yindi dimension. Ariko umuyobozi mu itorero ukenewe, mu mbabarire, ntabwo ari ukuvangirwa. Ntabwo ari umuhanuzi ukorera mu mwuka gusa, arakorera mu bwenge, akorere mu mwuka no mu mubiri. Yagiye mu mubiri byawe bipfuye. Ahubwo se nava mu mubiri azayobora abandi. Uyu muntu uri kutwumva ari kutwumvira muke? Muri ekuteri cyangwa telefone. Yambaye umwuka. Reka tuganire. Umwuka w'Imana muri twe utura mu bugingo bwa Christo, ubugingo bwa Christo bugatura mu mibiri yacu. Ubugingo ntibubaho hatari umubiri, umubiri ntubaho hatari ubugingo, n'umwuka ntubaho hatari ubugingo. Bibiliya rero ntivuga ko, ntabwo ivuga ko habanza umubiri wo mu ijuru, habanza uwo mu isi, hagaheruka uwo mu ijuru. Noneho rero tuganire neza. Nibyo nshaka. Uyu muntu uri mu mubiri n'umuyoboro uri mu mwuka, bwiza ukuri. Umuntu w'umubiri yumva iby'umwuka? Birasaba ngo umuvugishe muri kumwe, face to face, kuko umuntu wo mu mubiri umusura iwabo mu mubiri kugira ngo umubwire iby'iwanyu mu mwuka. Umusurisha ubwenge n'umwuka n'umubiri n'ubundi. Aba bantu tugomba kubabwiriza. Kandi umuhanuzi akorera mu kirere kimwe cy'umwuka. Niyo mpamvu mwabonye itorero ry'ahambere ryari rikennye. Kubera iki? Ryigishije abantu kuba mu mwuka, ntibabwira abantu uburyo umwuka akorera mu mubiri ngo byari bifatika. Anise, ako kantu nagatekerejeho nanjye mu gitondo. Nibutse ukuntu najyaga mbira icyuya ndimo ivugabutumwa, noneho ukumva banaduhaye esprit ivuga ko na nijoro ashobora kuza ukavuga uti dore off camera turi kumwe n'umugabo witwa Marcel nguyu hano. Umunsi yigeze ajya mu nyigisho, sinibuka niba ari inyigisho z'umubatizo yabyizemo, barababwira ngo mujye murara mwambaye, ngo umwuka atazaza cyangwa utazuzura umwuka akagusohora wambaye ubusa. Urumva logique yuko umwuka atari buze kwibuka ngo umeze nabi, uzareba abantu. Mu mbabarire nkoresha ikinyarwanda rusange ariko siko nkemera, abantu buzura umwuka, ntabwo ariko mbyemera, ni ikinyarwanda rusange. Akuzura umwuka bakajya kumukenyeza igitenge,
ntabwo umwuka ashobora gukora iriya mistake. Utari ready umwuka ntagukoreramo. ubu se tuvuga n'urugero babandi ubona ameze nk'umuntu usaze, ntabwo aba ari umwuka aba yuzuye. Izayi, impano z'Imana muri twe zikora bitewe na kamere yawe. Uzareba umuntu usanzwe gutera amabuye oya niba yantera ntabwo angeraho. Umuntu usanzwe ari inshinzi iyo agiye mu mwuka yubahuka abantu agendeye mu mpano z'umwuka. Yego. Uzumva umuntu ngo njyewe ngo ntacyo ntinya, no mu buzima busanzwe aba ari igikenya. buriya agiye no mu mwuka naho nuko agiye mu mwuka. Ahubwo umuntu wese uri mu mwuka w'Imana, niba ari umwuka w'Imana, ikintu cyose niba ari umwuka kigenda ku murongo. Reba Yohana ku kirwa cy'Ipatimo, Bibiliya iravuga ngo ku munsi w'Umwami Imana marayika yansanze ndi mu mwuka. Umva igitangaje, yandikira amatorero 7 yo muri Aziya. Imana yaramusanze imwungura ubwenge, avuga mu marenga, aravuga ngo wandikire marayika w'itorero. Bagashaka marayika bakamubura, kumbi jise ryageze ku mushumba kare, ari we yise marayika w'itorero. Akoresheje ubwenge, sibyo? Noneho reba Natani ajya kwa Dawidi, sibyo? Yaragiye aramubwira ngo mwami nyagasani, hari umuntu wari ufite intama. Sinshaka gutinda kuri uwo mugani. Yari afite intama ariko arya agatama kamwe kabandi, kandi intama zose zarize. Urumva ubwenge bw'umwuka. Kubera iki se? Asanzwe ari umuntu ukora yitonze. Fata ubwo buhanuzi yashiriye umwami uhuze n'ubuhanuzi bw'Abanyarwanda. Ujya kumva ngo igiti kiraguye, kizagwa uri muri he shyamba? Igiti kizagwa wowe uhagaze he? Reka tuganire, mbabwire abahanuzi muri Bibiliya bakoze abatashyize mu bwenge. Hari ikindi abavuze se kitari igiti bw'igiti kiguye. None se ni uwuhe munyarwanda uyobewe ko igiti mu migani nyarwanda kigereranwa n'umuntu? Igiti kigororwa, igiti kigororwa kikiri gito. Sawa nyine. Ubwo se nini? Ariko maraye. Hanyuma igiti kiraguye, kizagwa he? Uhagaze he? Uri kumwe nande? Se yahanura gute? Yahanura gute? Bibiliya sivuga iki ku muhanuzi? Iravuga ngo niyumva cyangwa niyerekwa amakuba ku gihugu cye, agapfuka marumu, asabira igihugu Imana izagikiza kuko ari umukiranutsi. Umuhanuzi udafite ubwenge muri Bibiliya. Yego. Ako kantu reka kasubiremo bakumve. Umuhanuzi umukiranutsi niyo yabumwe, agapfukama yambaza Imana. Igihugu cyari gigiye guterwa n'amakuba, Imana izakiza igihugu kubera umukiranutsi. Niba ari ibyo rero rwose ndahari ngewe, ndapfukama. Urakoze. Nta nubwo ari nawe wenyine, nta nubwo ari nawe wenyine, n'abandi benshi nawe utazi. Urumva? Nkubwira abahanuzi bakoze mistake bikabagaruka muri Bibiliya. Banza urebe Elisa na Eliya uko bagenze. Elisa burya yari umunyakamere uteye ubwoba, yari umugabo ugira uruhara. Bibiliya ivuga ukuntu baje abana baravuga ngo dore uruhara rwe, aravuga ngo idubu nizibarye. Icyo gusa niko abahanuzi bari guhanura. Yona yabayeho mu buzima bugoranye bw'ubupfubyi, abaho ababaye. N'ubuhanuzi bwe bwari ubw'umubabaro, ku buryo Imana yamubwiye ngo genda ubwire Sodomu, Plito yaramubwiye ngo genda ubwire Nineve bareke gukora ibyaha mbababarire. Abwira Imana ngo bababarire ntarajyayo, kuko nibanyica n'ubundi urabababarira. Wagambiriye kubababarira, bababarire n'ubundi ntarajyayo. Ahunga Imana yigira itarushishe. Agarutse nti ifi iramumira, imuruka Nineve. Ntiyavuye mu nda y'ifi avuga ngo Imana iravuze ngo nimwihane ibyaha. Yarabwiye ngo murapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Ahubwo umwami agira ubwenge, abwira abantu ngo ubwo tuzize ibyaha reka tubireke. Babiretse Imana irabakiza. Yona agaruka ababaye, arababara, yicara munsi y'uruyuzi, aravuga ngo nibi nakubwiraga kare wari kubikora n'ubundi ntagiye. Imana itegeka inanda irya uruyuzi, iruriye aravuga ngo dore kandi naho nari nugamye izuba naho iramubwira ngo kubabajwe n'uruyuzi utateye. Nge nabuzwa n'iki kubabazwa n'abantu naremye?
hakoko numva kamere y'umuntu ikaze. Umugabo wayoboye Abisiraheli akabayoborana ubugwaneza 98% ni Mose. Kuko Imana iyo yajyaga kubicara yibwiraga ngo banza wicenge. Eliya byagenze bite? Eliya yafashe abahanuzi 850 bose bamarisha inkota kandi bapfukamye bakiriye Imana ye. 850 amaze kubica, Ezebeli avuze Eliya ariruka. Uzi impamvu yirutse? Nuko yari yishe ingabo zari kumurwanirira. Kuko bose bari bavuye kuri Ezebeli babonye Imana ya Eliya baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Siko Bibiliya ivuga, abicisha inkota bamaze kwemera Imana. Ezebeli avuze bikubitira mu cyuho cy'uko Eliya nta wundi bari kumwe, araguruka. Ahunze Ezebeli kubera iki se? Abanyamaboko yabahitanye. N'abahanuzi rero bajya bavuna abanyamaboko bakiri mu ntambara, ugasanga arwanyije itorero aririmo, kandi umwuka w'Imana ntabwo akora gutyo. Izayi ntabwo akora gutyo. Niba mbibabwira ntabwo akora gutyo. Kubera iki? Iyo urwanyije itorero uririmo uba uri gufunga umunwa w'impano zikubamo. Haba harimo ubujiji wana. Uba uri gufunga umunwa w'impano zikubamo. Ariko ushobora guhanura ukavuga iby'Imana ivuze ku neza, nshuti yanjye. Imana ikagukoreramo ikavuga, kuko bajya bafunga umunwa w'umuhanuzi, ariko umunwa w'Imana ntujya ufungika. Ntibibaho. Ubu nshobora kujya kuvuga iby'Imana imbwiye, nababwira ngo Imana igiye kubagirira neza bakambuza kubihanura, ariko ineza y'Imana ikaza igakora. Mbabwira abagabo muri Afurika no mu buryo buri politike bazize iterambere bashakaga gukora. Mbabwira undi warikoze se atuje neza, abo bisha abandi akaba ari bo bamufasha kurikora. Twikomereze. Hanyuma aho ngaho turaza guhita tujya mu bihanuzi, kandi si wo nshaka. Si ushaka ko tuganira. Okay. Hanyuma twari tugeze nyine pastor. Urihangana nkwite pastor. Ntabwo bisaba kwihangana. Abantu bose njya mbibabwira, nta muntu unyita icyo, nta muntu ungira icyo ndicyo. Nta muntu ungira icyo ndicyo. Urwo rwego twaranarurenze, nge narenze kwitwa pasiteri ndi umukristo. Ibyo mubimenye, sibyo? Bibaye nivo de tide ingira mu pasiteri ndayifite, bibaye amavuta ndayafite, sibyo? Deja nta nubwo nge ndi pasiteri ndi umumisiyoneri. Icyo nkikwibutse, misiyoneri yimika pasiteri buriya. Yego. Okay, hanyuma pastor tubwire rero ni bihe bintu ibimenye banza dusubize. Ese koko abapasiteri tubona cyangwa abantu bitwa abakozi b'Imana tubona, hari abakorera Imana nyayo, hari n'abakorera Satani? Ntawe ukorera Satani nzi, nta n'ukorera Imana nzi. Icyo kora nzi abantu bakorera mu matorero n'amadini, sibyo? Ntabwo Imana irambwira ngo uriya naramuhamagaye, ntiranambwira ngo uriya sinamuhamagaye. Icyo akora dufite ibimenyetso tugenderaho wakoresha. Niyo mpamvu nanze guhamya cyangwa ngo mpakanire. Dufite ibimenyetso, dufite abantu bagira imbuto za gikristo atari abakristo. Dufite bangeso nziza. Okay, zishobora kutaba imbuto nzisa imbuto kugira ngo bimirimo rusange abantu bareberaho. Hari umuntu bari ingeso nziza. Nzi umugabo ngeso nziza, ni umukozi w'Imana, ni umukozi ego. Ni umukozi mwiza mu idini, yize neza. Ni umupasitori kandi akaba n'ingeso nziza. Ni ingeso nziza. Mu rusengero ntajya akunda guhutaza abantu. Noneho hafite n'impano nkunda twabuze abanyarwanda benshi yo kurera abanyamuhamagaro. Ariko akunda inzoga n'indaya. Oya. Akunda akayoga n'abagore. Kandi azi kurera abanyamuhamagaro. Ni na pasiteri. Arabwiriza. Noneho yasezeranyije abageni. Akwigisha urugo ukumva icyo ari cyo. Ugasobanukirwa. Ariko rero hanyuma nzi n'abandi bapasiteri ngewe twihuriye face to face. Barambwira ati nise ugira inzu utuyemo? Ntayo. Inzu ubamo se ni yande? Ndakodesha. Ugira imodoka zingahe? Se ntazo. Icyo gihe nari nagiyeyo nteze akamoto. Barambwira ati waje n'iki? Se ni n'akamoto.
n'uburyo ubwiriza Izayi ntigeze nabwiriza ubu hose biroroshye atansiyo ubu yahigaga yahijanje Imana yigeze yakorana nanjye muri uyu murimo w'ivugabutumwa n'uburyo ubwiriza ngwino tukwereke ahita atumiza igicupa cy'inzoga sinibuka uko yitwa abamize intama imwe arambwira utumva nkubwire wa mushenzi we muri icyo kinyarwanda ntuka ikindi kintu ntavuga wowe uratinyuka ugakena n'impano z'Imana zikurimo ni hano mu Rwanda nuvuga mu Rwanda baragira ngo ni kure hano hirya i Nyamirambo niho twari twicaye ari ushumbye urusengero se idini ryoroshye ze akira aya mavuta ibi ambwira uburyo mbikoresha nyamara nusengera abantu bazajya bikubita hasi tuzajya uhanura uzajya ukora ibitangaza we arabikoresha yego Yesu we kandi reka nkubwize ukuri Izayi impano ngira ikora kuruta izindi ni impano yo guhanura kwerekwa no guhanura Anicet iyo ndi gusenga Imana ntijya ibura kunyereka ibitangaza ngo ibintu byananiranye twafashe umwanya wo kubisengera ntibijya bigorana uzi impamvu nahisemo impano yo kwigisha ni uko ari ikenewe noneho guhanura birashoboka ko uhanurira mu byanditswe byera ariko iyo uri kubwira umuntu ngo dore ibi birabaye n'ibindi ufatwa nk'umupfumu impano z'Imana zikazimira hari abantu tumenyeranye dukunda gusenga ubundi twebwe tunahamagarwa sinahamagawe ndi umubwirizabutumwa twahamagawe turi abahanuzi kandi bakoreshwa n'Imana ibitangaza bikaba Izayi twebwe tuzi ntabwo apana ibyo twasomye tuzi tugera ku badayimoni tutavuze abadayimoni bagataka tuzi dusengera ingumba zikabyara tuzi dusengera umuntu wapfuye akazuka ibyo turabizi ntabwo tujya tuvuga ntimuzigera munyumva ku masosho media n'ahandi ndi kuvuga ibitangaza Imana yankoresheje ababikorewe nibo babivuga nta mukozi w'Imana uvuga ibitangaza Imana yamukoresheje ahubwo kuko iyo avuga ibitangaza inzandiko za Pawulo ntitwari kuzibona yari kwivugira imirimo n'ibitangaza Imana yamukoresheje murabizi ko hari igihe Pawulo atagendaga agatanga mushwari bakayinyuza ahantu Pawulo atari yego kandi ibitangaza bigakoreka sibyo tuzi Imana ikorana natwe imirimo n'ibitangaza hari umwana wari urwaye asima arizera deja sinasima yaranahweraga nyina arizera arambwira ngo kora ku mwana wanjye arakira uwo mwana arambwira ngo hoya ngo nampe iyo mushwari yihanaguje ndayimuha aragenda n'umwana w'umukobwa twaramushyingiye ntakikubita hasi ibyo ni ibitangaza byose tuba impano z'Imana muri twe zirakora ariko kuko umusaruro bashaka kuzibyaza twebwe atari wo twabyaje umusaruro babona turinjije none se pastor utararengaho uwo muntu uwo mupasiteri amaze kukubwira gutyo akakwereka ibintu akoresha ibitangaza bikaba abantu bakitura hasi ubundi nyirizina se abarwaye barakira usibye kwitura hasi barakira none se indwara zazanywe na Satani ntiwakoreshwa na Satani n'ubundi Satani akazihagarika Izayi ubu ntibyoroshye kuba nakwanduza ahantu utishyikira kongera nkanahoza niko Satani abigenza burya akereye ikibazo akanyura mu bakomisiyoneri be bakuraho cya kibazo hagahita haza babiri bafite ibyo Satani yagize kugira ngo abaheze aho ngaho muri ako gahugi bagahera aho ngaho turi hano ku ijwi ry'umukanguzi barabizi twigeze dutanga urugero ndabwa ibintu babahanurira nanjye nshatse nabikora mfata urugero rw'abantu rw'umuntu witwa Solange icyo kiganiro ushaka umbwire nze kukikwereka abantu bari badukurikiye barabibonye ndabwa reka ntomboze mbere ku buryo abantu bajya bababeshya ndatombora ndabwa hari Solange wa depoje biranga ndamwana uze kuduha ubuhamya wandike ndavuga nti ndi kukureba handitse ba Solange benshi icyakora mbatuyeho umugisha ibyanze bikunde mu izina rya Yesu ariko handitse benshi n'uyu mwanya nshatse nahanura kandi nteretswe
ntabwo uzi ubuhanuzi bw'inaha ngaha ngo hari ikintu Imana igiye kugukorera cyane. ubwo buhanuzi ntubuze. none se hari umunsi Imana ijya igamburuza kuri twebwe, hari umunsi bitibwira imirimo myiza kuri twe. none se ntabwo uzi ubuhanuzi buvuga ngo haguruka nkubwire icyo Imana ivuze, uti mbonye Satani akwanga urwango ruteye ubwoba, yakurijije amarira, aguteje umuruho, akugize indushyi. ninde Satani atabikora se? umuntu nguhagurukije nkubwo ni Satani akugize indushyi, yarakurijije, uti yarakubabaje, uti ijoro ryose urarahagaritse umutima. muzi abantu barara bahagaritse imitima uko bangana. muzi abantu bahombye bagiye gukora. kubwira umuntu uti Satani yakwambitse inyatsi n'ibyo abantu bari gushaka, ariko si Imana iri kubivuga, kuko ikimenyetso cy'umuganga nyawe akubwira indwara n'umuti. yego, akubwira indwara n'umuti, kandi ikindi nawe agomba kuba ari muzima, sibyo? none se niba nkwihanisha ibyaha nkora, narangiza ngakoresha impano z'umwuka, umwuka nyirizina atarampinduye, umuntu wese muzi utagira imbuto z'umwuka ariko akaba agira impano z'umwuka, izo mpano zituruka kuri Satani. oya ngo iki? umuntu ufite impano z'umwuka ntagire imbuto z'umwuka wese ni umukozi wa Satani, kuko umwuka ntaguha impano mbere y'imbuto. ni ukuvuga ngo ubu tuvuge n'urugero ubwo tuvuge n'urugero, wa mupasiteri watubwiye we n'unywa inzoga akundana n'indaya, ubwo nawe impano afite azikomora kuri Satani. ni dayimoni. uwo ni igisonga cya Satani mu isi. ubwo si imbuto yari akwiriye kuba afite mizi? wasaba igiti imbuto kidateye se? ashoye imizi hehe se? ko na Satani ubwo ari mu manegeka. none Anise, uratubwira ibyo bintu nibyo, ariko se abantu kubona nyine nk'uko nakubwiye, isi kurushaho kugorana, abantu bari gushaka ahantu bakihisha, izuba riri hanze riteye ubwoba, bahitemo barebeye kuki? nyamara wenda nuko usubiye inyuma twabivuze, ubundi mbere y'uko uza gusenga mu itorero runaka, wemera Yesu umwami n'umukiza. njya nkunda kwigisha izi nyigisho nkabwane niba ari ikintu kigoye ni ukuva mu idini ujya muri Kristo. ariko kuba uri muri Kristo ukaza mu idini biroroshye. uhindura idini, uba umucyo waryo, uba imbaraga zaryo, ariko kuva mu idini ujya muri Kristo, umunyedini nshuti yanjye, kugira ngo umunyedini akizwe, ahinduke umunyedini wishe Yesu, uzi amabwiriza aho yagusitaraho, usengera umugati ukitwa umubiri wa Kristo. umunyedini usengera ji ikaba amaraso cyane. umunyedini tukabyizera gutyo bigakora. umunyedini uzi indirimbo zo mu gakiza nizo gushimisha. umunyedini uzi gutandukanya igitabo cyo mu isezerano rya kera n'irishya, agatandukanya ibyavuzwe kera n'ibivuzwe ubu. umunyedini kugira ngo uzamuhindura abe umukristo ari umunyedini biragoranye kuvuga ngo rero ngo twabigenza gute. isi iragoranye, izayikuruta uko tubitekereza, kuko ingorane zumvwa n'umuntu zibayeho. nshuti yanjye, umutwaro uremera bitewe n'ingano y'uwikoreye. burya utazareba umuntu ukavuga ngo aka niko kakurijije, angana ateze. uwo muntu uri kurira hari igihe gatsikamiye igikomere kimutera umubabaro kuruta uwundi, sibyo? kuko nshobora kuba mfite inkovu hano ku kuguru, nakiterekaho akantu gatoya, kakantoneka ngahita nkwereka ko ntonekaye, wowe ukavuga ati ariko aka kantu kweri koko kakuriza, ariko kandi kagiye ku gikomere. isi niko imeze. usanga umugabo ari kurizwa n'akantu gatoya. njya nkunda gusetsa abantu mubwira nti umukozi wo mu rugo akaguhagama kandi ari umukozi, ukababazwa n'uko umuzamu asinziriye, wowe uraye nta bitotsi ufite. isi ituma umuzamu abona ibitotsi, nyir'urugo akanuye kandi afite umuntu umureberera. iyi si iragoranye. isi iriza umugeni ku munsi wa mbere. isi umwana w'uruhinja avuka ayigezemo kugira ngo twemere ko ari muzima, akarira. aricyo kimenyetso cya mbere akora.
kandi ngo yatarize ngo bari ikibazo wana ajyanewe twoje cyangwa muri kuveze. Isi irababaye ku buryo uhemukirwa n'ukunda. Isi irababaye ku buryo intebe z'abantu bazimuye mu mabiro no muri salo bazicaza mu marangamutima y'abandi. Ubu dufite abantu bicaye mu marangamutima y'abandi. Yashatse arahabyinira, yashatse arahirukanka, yashatse arahakinira. Isi irababaje ku rwego ruteye ubwoba. Noneho iri kurya imitsi y'abanyantege nkeya. Niko isi iteye. Urumva umukene niwe mukozi w'umukire. Niko bigenda. Kugira ngo isi irababaje iteye ubwoba. Ikintu rero dusaba inshuti z'umusaraba, namwe mutwumva, abantu bateze amatwi ibi turi kuvuga, ndagira ngo mbabwire, ari ahantu mperuka kujya kubwiriza, mbabwira iby'igihe. Ikintu kiri kugorana nuko abantu batari kugenzuza ibyanditswe byera ngo babigenzuze igihe. Igihe gihora kigenda nyamara twe ntitugenda. Ndagira ngo munyumve. Umuntu mu gihe aba ameze nk'umuntu uri muri bisi. Niyo wakwiruka ntiwasiga shoferi wayo, uri kwiruka hagutwaye. Yego, isi nayo niko imeze. Kuyirukankamo ntibituma usiga isi. Bibiliya yaduhaye umwanzuro, yaravuze ngo nimutegereze Uwiteka. Yaravuze ngo abategereza Uwiteka abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Umuntu rero ushaka kuvunika mu isi arayikorera. Ubu hari abantu batakiri mu isi kandi duhura nabo, ahubwo isi igendera muri bo. hari abantu batakiri mu isi kandi tubabona, ahubwo isi yarimutse iri muri bo. Unyibukije, hari umuntu wambwiye ngo buriya ngo agakiza ntabwo kagoye ndikanaremereye nk'uko abantu babivuga. Ahita atanga urugero, aravuga ngo umwana uri mu nda ya nyina amaramo amezi 9. Atari ko amaze kumubyara ukamubwira uti muvane hano, umuteruye mu ntoki umugeze hariya kuri gare, biragoye. Ariko kubera ko arimo imbere biroroshye. Atanga urundi rugero, aravuga ati iyo uriye ibiryo uriye wabiguha, akavuga ati bitware mu ntoki, ntabwo wagera i Muhanga utararuha. Ariko kubera ko biri mu nda biroroshye. Umuntu wese ushaka kunesha isi arakizwa. Umuntu ushaka gukira imvune z'isi arekeraho kwifuza ibyayo nyamara bikwiye. Umuntu wese ushaka kuneshereza inaha ngaha mu isi, umuntu ushaka kunesha isi, Izayi wibwira iby'urugendo rujya mu ijuru, kuko iteka ryose nitutekereza ko inaha atari iwacu ntihazatuvuna. Ariko impamvu abantu bavunwe n'isi nuko bashaka kuyitindamo, bashaka kuyitungiramo ibirenze. Nari ndi kubwira abana bo muri kaminuza imwe nari nagiyemo, ntabwo ari yahuye mperuka ihuye ariko siho nabibwiraga. Nandi kubabwira nti imyaka muri kwiga mutegereje, umwe ndamubaza usigaje ingahe? 3, 2, 1, 4. Ndababwira nti iyo myaka yose mutegereje kwigamo iri no kuva ku yo mwari kuzabaho. Umva ukuntu isari iri kugenda ivaho. N'ubu uyu mwanya bafashe bumva ibi biganiro, umwanya bafashe bumva ikiganiro, uvuye no ku minsi bari bafite yo kuzabaho. Kugiye mwari kuzarama. Ikintu cyose dukorera mu isi tugikora tugurishije uburame bwacu. Byagombye kuduha gurushaho kumenya ko hano atari umuhira. Kugira ngo byumve neza, urugendo wakoze uva iwawe uza hano, wari uri guhunga ubuto bwawe. We wari uri kwihunga. Ubu turakubona gutyo ariko ntukiri wowe. Washaje, wagiye. Uzi mu Kinyarwanda ukuntu bavuga, iyo bukeye mu mashi baravuga ngo wazukire, gusinzira babyita gupfa, ubwo wazutse. Hanyuma se mu Kinyarwanda rusange bavuga ngo mwaramutse. Urumva mwiki? Kuramuka. Reka tugasesengure. Kuramuka urumva mwiki? Ni umuntu waruramye ariko umunsi uvuye hagize gute? Araramutse, iminsi iragabanutse. Wiki araramutse, ni ukuvuga ngo uburame buragabanutse. Buragabanutse. Niyo mpamvu Abanyarwanda ni abahanga.
akugeraho akagusuza kandi akureba, arabona ko utapfuye, arabona ko nta kibazo, akavuga ngo mukibaho, muracyabaho. Kubera iki se? Azi ko hari ibihitana abandi bitaguhitanye. Rero ni ku isi iteye. Ariko kandi ngewe turahuye ndakubajije ngo uracyabaho, kubera iki mbikubajije? Nuko hari abandi batakibaho. Ariko sintekereza ko urwansize rwafasha undi. Nibura ngo ntekereze ngo inaha si iwacu. Zayi waririmbye neza, uravuga ngo nzabwira iyi si ngo urabeho, wasiwe y'imiruho, umubiri na satani, mbibwire ntindatashye. Ntabwo dukwiriye kubwira isi ko atari iwacu, turi kuzamuka. N'uyu mwanya isi igomba kumenya ko tutari abayo. Wabura iby'isi rero biduteye guhangayika, nako nagendereye ibintu byose navuze. Wabura iby'isi biguteye guhangayika, ukabwira iti mbikuburiyemo, ariko sinzaguhoramo. Ntabwo nzaguhoramo, mbikuburiyemo, ariko hari aho, Imana ishimwe, hari aho nzajya. Muririmbyi yaravuze ngo mu ijuru sinzabona y'abanzi banjye ukuntu, aravuga ngo nta n'icyo nzahabura, nta n'icyo nzahabura, nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro, ntacyo. Niba ukibuze inaha, menya ko muri stoke y'abandi byashize. Inaha niwe abandi, uvuge ngo muri stoke y'iwacu. Haleluya, amen. Niba ushatse akamodoka rukakabura, menya ko stoke y'inaha ikennye, uvuge ngo kwa papa nta n'icyo nzahabura. Ariko buriya abantu badasenga babaho bate? Isi tugora kuko dushaka ibyayo tukarekura ibyacu. Kandi noneho biroroshye gutunga ibyacu inaha bitari iby'isi, nyamara bigasa n'iby'abisi. None ubwo ntiwambaye uwo mupira si uwawe, ntiwahura n'undi muntu wambaye, yaba yambaye uwawe se? Yaba yambaye usa nawe ariko uwawe uwufite. Hari ibintu bibi n'aha ngaha ari ibyacu, noneho bisa n'iby'abandi bafite, ariko bitameze kimwe, atari nabyo. Natwe dufite ibyacu, rero biroroshye ko tubinaha dufite ibyacu. Ambasaderi, hari umugabo nzi, ni umugabo nkunda kumusetsa ngo numwibone, ni umugabo uturuka mu gihugu runaka, si ngombwa kukivuga, ajyaza afite imyaka 2 mu Rwanda, agapakinga ibiryo azarya, akabivana iwabo akabishyira muri firigo, byarangira akabituma iwabo akongera, ajya ava mu Rwanda atarahaha ibiryo byaho. Rero nabikoze mugaburiye ku isombe, naramubwiye nti sinshaka kongera kurya ibiryo by'iwacu, niba uri inshuti yanjye rya n'ibiryo by'iwacu. Ariye ku isombe arambwira ngo ni ubwa mbere, ambaza bivahe, ndahamusobanurira. Arangije arambwira ngo nibyo biryo biryoshye bitya, arambwira ngo sinzongera gupakinga ibiryo mvana iwacu, ujye umbwira ibiryo biryoshye ntangire kurya. Ubu ndi kumwigisha kurya ibiryo bya Kinyarwanda. Urumva namumuhaye amadegede yakirya, akambwira uti ndumva ari nk'uruntu mwashyizemo amazi ngo ariko rukaba rukanjika. Nyine abura ukuntu abivuga. Hari abantu batararya ku biryo byo mu ijuru, bafite ibiryo by'iwabo, noneho bazi ko iby'iwabo ari byo biryoha. Nimuverifiye n'ibindi. Mwasomye ibitabo muriga, Imana ishimwe, ariko soma na Bibiliya wumve, wiga n'ijambo ry'Imana wumve, naho gerayo. Niba inyuguti kugize profeseri, umubare ukaba ukugize dogiteri, reba na Bibiliya, sibyo? Inyuguti hari ikintu ishobora kukugira nayo, urebe nayo hari icyo yakugira. Nayo hari icyo yakugira. Wabaye mu nama nyinshi, uzikuramo umwanzuro wakwicaje ku ntebe urimo, bano mu iteraniro naryo rizakugeza ahandi. Emera urye no ku yindi ndyo y'iwacu, nayo iraryoshye. Abantu bacu rero bavuga ngo yewe uti ewana cyaho wana we iraryoshye kabisa. Niko iraryoshye iraryoshye. Cyakora uyu munsi ibintu nibyo nari ntegereje kumva. Mwa bantu mwe rero mudukurikira, impamvu mutajya mubona ntwiga, nyine bambona urakoze cyane. Ariko niyo mpamagaye umuntu akambwira, umva nanjye bifashije umutima. Amen. Ubundi bwo nibwo butumwa bujya n'ahandi, numva ari sawa. Ari se koko Izayi tuvugisha ukuri. Iyo umuntu afite pirate,
ubibwirwa nuko wabonye indi original tuvugisha ukuri ubu abantu babuze abashumba cyangwa ahubwo bahisemo abahuye n'amarari yabo bisubirize mwa bantu mwe mwabuze abashumba cyangwa mwahuye n'abahuje nabo muhuje cyangwa mushaka abo muhuje irari ushaka umushumba utaguhana ushaka umushumba utagutenga koko tuvuge ngo amatwi wumve ushaka utaguhana ushaka utagutenga ushaka ukunda ingeso zawe ushaka ushima imyambarire yawe ushaka ukunda imyitwarire yawe koko nuko wabuze umushumba cyangwa ushaka uhuye n'irari ese ubundi ubwo umushumba uri gushaka uri kumushakisha iki ni amarangamutima cyangwa n'ubugingo buri kugutuma gushaka umuntu mufatikanya mu rugendo rujya mu ijoro tuvugisha ukuri ndakugurira fanta turagera hanze asante urakoze rwose ubu koko babuze umushumba uramutse urebye neza nyamara umushumba wahisemo ni uhuje n'irari ryawe ni uhuje n'irari kuko nta kubuza kwambara ego nta kubuza ku ngeso zawe mbi ntakoraho arakwihorera n'ikimenyimenyi agusaba amafaranga yawe atagusabye kureka ibyaha kandi nawe uramukundira ukayamuha ikibazo ni iki umutwara mu modoka ari nziza wiguriye ariko ntutwara ibyanditswe byera yakubwirije mu mutima kandi ntabigira intambara arakureka iyo ashatse agacupa mwagasangira cyangwa akakanywera aho ureba nta kubangamira nawe ntumubangamira koko wabuze umushumba tuvugisha uko koko wabuze umushumba iki niyo kiganiro cy'umwaka ubundi nari ndi gushaka 2024 nicyo kiganiro cy'umwaka kuko mwabuze abashumba babashumba mu by'ukuri cyangwa mwabuze abemera ingeso zanyu ukwiba waramwemeye yaramwemeye munabanye neza no kugira ngo umenye n'agaciro babaha bagira ingano y'amaturo babaturira bakagira uko babita ni ba dadi ni ba mami ni ba nde nabande sibyo bakagira n'ingano y'amaturo babashyira bakagira n'uburyo babasuhuza bakagira n'uburyo babatwaza ibitabo bakagira n'uburyo bagenda bate noneho bakagira n'uburyo bamenya kubatandukanya n'abandi ku buryo uzi ngo hari ugusuhuza ukamuha ukuboko wihuta hari n'ugusuhuza ukagira gutya uzi ngo hari ugusura ukamwicaza hariya cyangwa hanze hari n'abantu bateye imbere bagira saro 3 hari saro y'imyidagaduro burya abantu bose badukurikiye bazi ko bagifite amakabati muri saro ibyo ntibikigezweho reka iyo ni indirimbo ishaje na televiziyo ntizikireberwa byeretse inaha iwacu ku bantu bagifite intege nk'izacu reka da hari ibyumba by'amateleviziyo abana bajyamo abasaza bari kuganira akaba na saro bazamuka bajya ntabwo ari saro zose ari zimwe twigarukire urakoze noneho uzi na saro umwicazamo uzi niyo wicajemo ntuza kandi bose ari abakozi b'Imana kuko wabuze umushumba tuvugisha ukuri kuko wabuze umushumba tuganire kandi uzi ibyo umutekera yagusuye ukamenya naho wamusohokana kuko wabuze umushumba koko uzi na sayizi yambara n'agakote yambara waragiye ukakagura n'ingeso mbize uzizi zose koko warangiza ngo wabuze umushumba noneho bene uwo muntu ikintu gitangaje ni kimwe aca ku ruhande akakubita ngo nsengera kwa runaka ariko yarankomerekeje nzahave nzabigenze gute kandi numva ariho umwuka mbwiye kuba kandi ntabwo ari umwuka ni uko ahubwo ariho bemera ingeso bahuje irari ahubwo twa kamere turakomangana umwe agatonekara naho ugasanga umushumba yabyimbiye hirya agatangira kubivugira muri mikoro hari abantu nzi sinzi niba warahuye nabo mugirana ikibazo agahita yigisha hari umushumba wajya gukunda kunsetsa akavuga ngo Imana ibaha umugisha ngo abakwiriye umugisha Imana ibaha umugisha ngo abakwiriye umuvumo Imana ibaha umuvumo ubwo ngo asoje iteraniro ubwo yaturiye umugisha ku iteraniro ry'uwo munsi ngo abakwiye umuvumo Imana ibaha umuvumo ngo n'abakwiye umugisha Imana ibaha umugisha ukisi baturayo 1 2 3 koko wabuze umushumba turacumbitse ntabwo dusoje
nubwo mbikoze wenda bitari byo ariko hari umuntu ushobora kwifuza kuvugisha Pastor Anicet. Anicet rero nimero ye ni 0788 72 62 yego 86 ku bantu batari mu Rwanda. Utangiza akamenyetso ko guteranya niba utanazi kugashaka muri telefone reba umuntu uri aho hafi ngwite nyereka guteranya biri nurangiza ubikurikiza uko ngiye kubikubwira. Guteranya 2 5 0 7 8 8 7 2 6 2 8 6. Impamvu mbikoze gutya nuko akenshi nari kuja kubikora ukabyanga ariko basi wihangane nyine. Okay, ngaho bibutse ko iyo nimero iba no muri mobile ariko abantu bari kugenda bakosoka. Ntago ndabibona. Uzabibona. Abantu bari kugenda babimenya. Buriya hari ikintu nshaka ko uzatwigishaho ubutaha. Ikintu cyitwa amahame y'Imana. Ese Imana igira amahame? Ayo mahame na mbabarira donc ubidutegurire neza. Amahame ntakuka y'Imana. Kuko hari ahantu tujya tuvuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ubwo no kuvuga ngo koze ikinyuranye n'iryo hame ntibyemera. Ni nko kuvuga ngo MTN kugira ngo woherereze umuntu amafaranga ugomba gukanda akanyenyeri 182 kandi 181 cyangwa na 3 rero kubyemera ntago bivamo. So rero turabashimiye ngira ngo abantu bakuru buriya bahita bumva. Turabashimiye Imana ibaha umugisha nakagaruka kandi nawe twagushimiye ku mwanya waduhaye. Imana ishimwe kandi nawe Imana iguha umugisha abantu bo kuri Komera TV. Yesu abaha umugisha ndetse no ku Mukanguzi TV. Yego no ku Ijwi ry'Umukanguzi. Kuboko kwiza ku mwami kubane natwe kandi Imana ibakiza uburetwa n'umutwaro w'isi kuko Christo yaraturuhuye kandi uburuhukiro bwacu ni muri Christo Yesu. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.